Mbahaye ikaze nshuti bakunzi bawe muyoboro wacu maje gukunda muri benshi. Ndagarutse mu munsi ngo tuganire. Turaganira hamwe ku byo benshi bita ibiyobyabwenge. Muri ibyo biyobyabwenge turarebera hamwe itabi niki. Ese ni iyihe mpamvu abantu benshi banyweye itabi kuryigobotora ngo bave ku ngoyi yaryo barireke burundu bibagora? Hihishemo iki? Ni iki gituma abantu benshi batareka itabi? Aje ngo tubiganireho ntimucikwe. Ni munsi nka kumva kadurukombisha ubuzima ni munanwe. Turarebera hamwe ikibazo gikomeye kandi gifite abakanje nazaje nasobanukirirwa ku byerekeye itabi. Impamvu abantu barinyweye bibagora kuba barireka burundu, kugira ngo umuntu aryigobotore bikaba bimugora. Itabi rero ni itabi ni ibibabi by'ibimera bita tobacco, bigatwika cyangwa bigakorwa mu bundi buryo, sigareti, pipa n'ibindi bivamo binyobwa. Itabi rikunze kugira ikinyabutabire bita nikotine, ariko kubera kwiyongera kw'itabi addiction. Uretse nikotine mu itabi harimo ibindi binyabutabire birenga ibihumbi 700. Harimo bimwe bishobora gutera kanseri, indwara z'umutima, indwara z'ubuhumekero. Impamvu zituma abantu banywa itabi nizo tugiye kureba zikurikira. Abantu batandukanye banywa itabi ku mpamvu zitandukanye. Kubera kwigana abandi cyane mu rubyiruko, umuntu ashobora gutangira arangariye inshuti ye irinywa nawe akabyigana karinywa. Impamvu ya kabiri, kwishakira akaruhuko cyangwa se kwiyibagiza ibibazo arimo. Hari abumva itabi ribafasha kugarura umutuzo cyangwa se kugabanyirizwa stress ry'ibibazo bafite. Impamvu ya gatatu, umujyo w'imibereho, fashion cyangwa lifestyle. Bamwe barinywa bumva bibaha isura yo kuba abantu bagezweho cyangwa se barenze mu bandi, cyangwa se abanyamujyi, niko benshi bibwira. Impamvu ya kane rituma abantu banywa itabi, kubera gukururwa na nikotine. Iyo umuntu atangiye kunywa nikotine iramufatisha, buryo kuryigobotora bikaba byazamugora. Noneho reka turebere hamwe impamvu kurireka burundu byagorana. Turarebera hamwe umuntu ku giti cye, umuryango, igihugu ndetse n'imiryango y'isi. Reka mbikusanyirize mu byiciro bine. Ku rwego rw'umuntu ku giti cye, ukwiye kwiyigisha kumenya neza ingaruka z'itabi ku buzima, ko rishoboye kugutera kanseri, indwara z'umutima, guhuma, kwangirika amenyo, kunuka n'ibindi bibazo bikururwa n'itabi. Ugomba gukora iki kugira ngo urireke? Kwirinda gutangira cyane urubyiruko, kuko iyo utigeze utangira kunywa itabi byoroshye kubyikuramo. Kureka hakiri kare, umuntu yiyemeza kugabanya kugeza bireka. Umuntu warinyweye agomba gutangira arireka gake kugeza abivuye. Gushaka ubufasha, kuganira n'abaganga, abajyanama cyangwa kwifashisha insimburangingo za nikotine. Ku rwego rw'umuryango, kudashyigikira itabi mu rugo, kudaha abana urugero ruriho rwo kunywa itabi, cyane nko ku babyeyi bafite abana bakaba banywa itabi, bakwiye kutabikorera aho abana bareba. Gushyigikira uwifuza kureka
kumushishikariza kumuba hafi ndetse ukamwumvisha n'uburyo itabi, kwigisha abana hakiri kare, kubamenyesha ibibi by'itabi bataragerwaho n'inyota yo kwigana bagenzi babo babona barinywa. Ku rwego rw'igihugu, amategeko akumira kunywa itabi bagomba kuyakaza, kubuza kurigura cyangwa se kurinywa mu ruhame, ubifatiwemo akaba yabihanirwa, kubuza kwamamaza itabi, gutanga amakuru ku bibi byaryo ndetse no mu nama zitandukanye bakajya bigishamo ububi bwo kunywa itabi ndetse bakababwira n'impamvu yo kurireka. Kongera imisoro ku itabi kugira ngo rigere ku giciro kiri hejuru, bityo bigabanye abashobora kuryinjiramo barinywa. Kugira gahunda z'ubuzima rusange, gukingira abaturage binyuze mu bukangurambaga yaba ku maradiyo, ku mateleviziyo ndetse no mu mashuri. Gufasha abashaka kurireka, gutegura serivisi z'ubuvuzi n'inama ku banywa itabi. Kwigira ku bihugu byabigezeho. Hari ibindi bihugu byanywaga itabi ariko bakaba bakomeje kugira inama abaturage babo, bagabanyutse cyane kubera amategeko akomeye yo kwigisha abaturage mu kureka itabi ndetse no gutera inkunga imishinga yo gukura abaturage mu bubata bw'itabi. Umwanzuro kuri iki kibazo cyo kunywa itabi: kugira ngo ikibazo cyo kunywa itabi gicike, umuntu agomba kugira ubushake no kwirinda kugwa mu mutego wa nikotine. Umuryango ugomba kuba isoko y'urugero rwiza no gushyigikira abashaka kureka kunywa itabi. Igihugu kigashyiraho amategeko akomeye no gukora ubukangurambaga. Isi yose igafatanya mu bukangurambaga no mu bikorwa byo kugabanya uruganda rw'itabi cyangwa se inganda z'itabi. Murakoze rero kuri izi nama turebeye hamwe zadufasha kureka itabi ku bagizwe imbata naryo, kwirinda abashaka kubyishoramo bakakumirwa hakiri kare, ndetse no kwigisha bitandukanye ububi bw'itabi. Ndabakunda we.